Yezu. Yezu Kristo akozwe. Dukomeze igice cya kabiri cy'inyigisho twatangiye ku byerekeranye na Yezu. Inzira ukuri n'ubugingo, igisubizo cy'ibihangayikishije isi, umuti w'ibibazo byose isi ifite ni Yezu Kristo wapfuye akazuka. Tubifashijwe rero n'umubyeyi wacu Bikira Mariya mutagatifu n'abatagatifu bose, Joseph mutagatifu n'abandi. Reka dukomeze tubona uko Yezu Kristo atugira inama yo kwitwara muri ibi bihe. Ni ivanjiri ya mutagatifu Luka, yanditswe na mutagatifu Luka mu mutwe wa 12. Yesu agira ati, iyo mubonye igicu giturutse iburengerazuba, muhita muvuga muti imvura iraza kugwa, kandi bikaba. Niyo mubonye umuyaga uhushye uturutse mu majyepfo, muravuga muti haraza kuba ubushyuhe, kandi bikaba. Mwandyarya mwe, musobanukirwa n'ibyo munsi n'ibyo mu kirere, ni iki gituma mudasobanukirwa n'iby'iki gihe? Kuki mutabona ubwanyu icyo mukwiye gukora? Ivanjiri ya Yezu Kristo yanditswe na mutagatifu Luka, umutwe wa 12, umurongo wa 54 kugera ku wa 57. Ibyo rero tubona byose ni ibimenyetso by'ibihe, kandi ibihe bya Yezu ntabwo ari ibihe bya Sekibi. Kuko umugenga w'ibihe ni Yezu, ntabwo ari Sekibi. Bimwe rero mu byadufasha kurushaho kunga ubumwe na Yezu Kristo muri ibi bihe, duhereye uko ibihe biteye muri iki gihe, kugira ngo turusheho kumuhanga amaso nk'uko nawe ubwo bidusaba. Ngira ngo abantu benshi bajya bavuga ibyerekeranye n'uburyo nyine hemejwe amategeko rusange y'uburenganzira bwa muntu mu 1948. Bimwe muri byo nyine bavuga bati buri wese avuka yigenga, kandi abantu bose bavuka bareshya. Mu by'ukuri ibyo byose ntabwo ari amahame, ibyo ntabwo ari amahame ya Kiliziya, ariko ni abantu babikoze bagira ngo bafatanye. Ibyo sinabyinjiramo cyane, kuko iyo ubizirikanye neza ubona ko Sekibi yabigizemo uruhare muri ibyo bintu, kuko Imana muremyi nta ruhare ifite muri ibyo. Wagira ngo mbese ubwo burenganzira ni nk'ayo babwiraga bati duha uburenganzira bwacu tukakwikorera ibyo dushaka, uratubangamiye. Ibyo byose rero byateye nyine abantu guharanira uburenganzira bwabo bahereye kuri iyo nyandiko. Nibura uburenganzira bwo kubaho, ariko nyamara nta gihe cyashize abaharaniraga ubwo burenganzira bw'uko abantu bose bagomba kubaho ni nabo bemeje ko umuntu afite uburenganzira bwo gukura mu inda. Urumva? Kandi bahereye
kuri ibyo bivuga ngo abantu bose bavuka bangana, ni urumva nyine ibintu bya sekibi ntibitinda kwigaragaza ko ari ibyayo. Ubwo rero byarakomeje, bigeze mu 2020 amateka twese tuzi dukurikije uko twagiye tubibona ibyavugwaga byo n'ibindi, ariko umuntu afite uko yabibayemo we ku giti cye, ibyo ntawe abikubeshye. Naho ibindi byose byabaga havuzwe ibinyoma byinshi na n'ubu bikivuga. Hari hashize imyaka 70 ni 72 gutyo hafi, umuntu yavuga ati iyo nyandiko ubwayo ba nyiri kuyishyigikira nibo batangiye bayitesha agaciro. Bya bindi bita gukwishyira kwizana byose hasi, ibyo kuvuga ngo abantu barareshya byose bashyira hasi. Kuri buri muryango hashyirwa akayunguruzo kadatuma nta muntu n'umwe usohoka, kadashyizwe ku muryango wa buri rugo, kagashyirwa ku muryango w'akarere kanaka w'umujyi uyu n'uyu, cyangwa se y'igihugu. Imyenge y'ako kayunguruzo ikagenda igabanurwa cyangwa ikongerwa bitewe n'uko ikirere cyaramutse. Umuntu atekereje neza, mu by'ukuri kuva mu 2020 hagaragaye byinshi ko nta gihugu na kimwe kikigengwa n'ibyo bita demokarasi. Haje andi mategeko. Demokarasi yasimbuwe n'ako kayunguruzo, ubwo bibaye gutyo. Ako kayunguruzo ni ntarengwa, kandi nta muntu n'umwe niko gategeka. Uyimeje kukanyuramo yemera gukomeretswa n'imyenge yako. Wanze kukanyuramo aba imfungwa yako. Yaba wakanyuzemo, yaba wanze kukanyuramo, bose niko kabaha amategeko. Uwakanyuzemo agenda yibeshya ko yongeye kubona umwidegembyo, akibagiza iminyururu atemberana, yambitswe n'ako kayunguruzo. Mwanya magambo uwo muntu n'umucakara, kuko kugira ngo unyura muri ako kayunguruzo uhava wambitswe iminyururu, akakure kukagenda. Akibagiza ibisare yasigiwe nako igihe yahatanaga ngo akanyuremo. Uwigomeye mu nzu yanga kukanyuramo yibwira ko ntawe ahuriye nako, nyamara yabaye imfungwa yako. Gusa aho kuba umucakara yahisemo kuba imfungwa, yirengera n'ingaruka zabyo. Turagenda dusobanukirwa n'icyo ako kayunguruzo ari cyo. Kuko rero guhera mu 2020 amateka y'isi afite umuvuduko udasanzwe. Hapfuye benshi, hapfuye byinshi, havutse ibindi, hazutse abandi. Demokarasi yarapfuye irahambwa,
abakivuga nyine niyo umuntu yapfuye bashobora kuvuga ko ari nyakwigendera, izina rye ntabwo riva aho ngaho. Igitugu kitagira rutangira cyazamutse kiva mu nyanja kigarurira isi, abakuru n'abato, abakire n'abakene, ntawe uzahangara icyo gikoko. Uzashaka kukirwanya azapfa rubi, aho azaba yicaye hose. Amareta yapfuye ahitanwe n'icyo gikoko, ubu nicyo gitegeka amareta yose, akize nake. Twasoma mu Byahishwe mu mutwe wa 13, ntabwo nshaka kuvuga ko ibiri muri uwo mutwe wa 13 ari byo nyine maze kuvuga, ariko nibura byadufasha, byatubera umuri mu gutekereza, ibirimo kuba. Mbese iryo jambo ry'Imana rikatumurikira kugira ngo nibura dushobore gukanguka, tuvuge tutari ko rero harimo haraba ibintu bidasanzwe kandi bibi. Niyo mpamvu twebwe abemera ko Yezu Kristo yatsinze ikibi, tutagomba kwemera ngo ikibi kidutware, ahubwo tukabera abandi urumuri. Yohani intumwa mutagatifu rero aravuga ati, nuko mbona igikoko kizamuka mu nyanja gifite amahembe 10 n'imitwe 7, kikagira kuri ya mahembe amakamba 10, naho ku mitwe yacyo hariho izina rituka Imana. Igikoko nabonaga cyasaga n'ingwe, amaguru yacyo ameze nk'ay'ikirura, n'urwasaya rwacyo ari nk'urw'intare. Nuko cya gikoko gihabwa ububasha bwacyo, intebe yacyo n'ubutegetsi burambuye na cya kiyoka. Umwe muri ya mitwe yacyo wasaga n'uwakomeretse bwo gupfa, ariko uruguma rwacyo ruhita rukira. Nuko isi yose iratangara, ihita iyoboka cya gikoko. Ubwo batangira kuramya cya gikoko kuko cyahaye, ubwo batangira kuramya cya kiyoka kuko cyahaye cya gikoko ububasha, kandi baramya n'icyo gikoko bavuga bati, ninde wagereranywa n'iki gikoko, cyangwa se ninde washobora kukirwanya? Nuko gihabwa umunwa wo kwirata no gutuka Imana, gihabwa n'ububasha bwo gukora ibyo gishaka igihe cy'amezi 42. Cyabumburaga umunwa gituka Imana no gutuka izina ryayo, ingoro yayo n'abatuye ijuru. Gihabwa kandi kurwanya abatagatifujwe no kubatsinda, gihabwa n'ububasha ku miryango yose, ibihugu byose, indimi zose n'amahanga yose. Nuko abatuye isi bose baragisenga, abo bose kuva isi yahangwa bafite amazina atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cya ntama wishwe. Ufite amatwi abumve. Uwagenewe kubohwa azatabwa muri yombi byanze bikunze, n'uwagenewe kwicwa n'inkota azicishwa inkota. Igihe rero kirageze cyo kugaragaza ubwiyumanganye n'ukwemera by'abatagatifujwe. Nuko mbona nanone ikindi gikoko kizamuka ku isi, cyari gifite amahembe 2 nk'intama, ariko kikavuga nk'ikiyoka. Cyakoreshaga ububasha bwose bw'igikoko cya mbere mu maso yacyo, kigategeka isi n'abayituye gusenga igikoko cya mbere cyari cyagize uruguma rwajyaga kugihitana. Icyo gikoko cya kabiri gikora ibintu byinshi bitangaje, kugeza naho kimanurira ku isi umuriro wo ku ijuru, abantu bose babireba. Bityo kiyobya abatuye isi kubera ibyo bitangaza cyari cyahawe gukora
mu maso y'igikoko cya mbere. Kibwira abatuye isi kwimika ishusho yubahiriza cya gikoko cyari cyakomerekejwe n'inkota, none kikaba ari gitaraga. Nuko gihabwa ububasha bwo guha ubuzima iyo shusho y'igikoko cya mbere, ku buryo iyo shusho ibasha ubwayo kuvuga, maze igategeka kwica umuntu wese wanze gusenga ishusho y'igikoko. Nuko abantu bose, abato n'abakuru, abakire n'abakene, abacakara n'abigenga, gihabwa kubashyiraho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku gahanga, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wemererwa kugura cyangwa kugurisha ikintu adafite ikimenyetso cy'izina ry'igikoko cyangwa umubare uranga izina ryacyo. Ubu rero ni igihe cy'ubushishozi. Umunyabwenge arasobanukirwe n'umubare uranga igikoko, kuko uwo mubare uhwanye n'izina ry'umuntu. Uwo mubare ni 666. Ubu ni umutwe wa 13 w'igitabo cy'ibyahishuwe. Ubundi iyo bavuga igikoko nyine baba bavuga sekibi, ibyo bavuga ko ikora byose. Iyo ari ukurwanya nyine muntu bari mu ishusho y'Imana ishobora byose, no kurwanya umukiro we witeka ikoresheje ububasha bwose ishoboye gukoresha. Biragoye rero guhuza ibyo tumaze gusoma n'ibyo nari maze kuvuga, ariko icyo gikoko cyo kuvuga nyine ububasha bwa sekibi bwose bugenda bubangamiye abantu. Dushobora kuvuga ko bwigaragaje ku buryo bw'agatangaza cyangwa se ku buryo bukomeye, kuko nta bitangaza bya shitani muri iyi myaka 2020, 2021, 2022, muri ubwo buryo bwo kuyoborera abantu icyarimwe kandi hatangwa amabwiriza mabi. Abantu bose bagakora bimwe, wanze gukora nk'ibyo agahabwa ibihano bitagize aho bihuriye n'ikosa aba yakoze, ku buryo nyine udashobora kubisobanukira. Ibyo byose bikagaragaza nyine ko ari ububasha kuko bw'igikoko, ni ukuvuga bwa sekibi ubwayo, kuko bimwe mu biranga sekibi ntibabarira, nta mpuhwe igira. Impuhwe kwa sekibi ntizibaho. Niba urenze ku itegeko ryayo nta mpuhwe zihari. Ubwo rero kugira ngo tubisobanure neza, wenda byumvikane turimo dusoza, twebwe abantu twaratewe, duterwa na kiriya gikoko ku buryo bunyuranye. Kije kutubuza amahoro nyine. Kandi icyo gikoko nshaka kuvuga ni sekibi. Ubwo bubasha rero bwaragaragaye buza kubuza abantu kugeza aho kiliziya zikingwa, abantu ntibajye mu misa. Mu by'ukuri usubije amaso inyuma rwose ntabwo byoroshye. Ni ibyemezo nyine bitari bigize aho bihuriye n'ijuru. Ni sekibi ubwayo yari imifata ibyo byemezo. Na n'ubu kandi dukigeretse, nta wakwirwa bitindaho rwose. Niyo mpamvu rero twebwe abakristo tugomba gufasha abandi bantu kurwana urwo rugamba mu izina rya Nyagasani Yezu. Nta handi tuzatsindira, nta n'undi uzatsinda.
kariya kayunguruzo rero mu by'ukuri nashatse kuvuga ni biriya byemezo nyine baguha ko watewe inshinge bashaka guterwa. Hari abantu bamwe bakora ibintu bakarwana urugamba nabi, ugasanga barirwanya ubwabo, bararasa aho batagombye kurasa kubera ko batazi Sekibi uwo ari we. Hari abantu bibwira ko hari abantu bagambaniye abandi bakabashaka kubamara, ntabwo ari byo. Umwanzi wacu n'umwe ni Sekibi. Hari abantu bibwira ko amaleta yateranye akavuga ati reka turimbura abaturage bacu, ashwe. Ntushobora kurwana urwo rugamba utekereza utyo, ariko ukuri kurimo nuko Sekibi ibyo yaduteye. Nta kwirwa umuntu ahumiriza ngo arebe, kandi ibimenyetso birahari. Utinyuka gukinga kiliziya, kabuza abantu kujya muri pasika, kujya mu misa, abaze urumva ari ijuru ryabikora? Nta mpamvu n'imwe ijuru rishobora gukora ibyo. Yezu ntashobora kubikora, Roho Mutagatifu, Imana Data, nta n'umwe ushobora gutekereza atyo muri bo. Ntaze bayoboye ko kuvuga ngo hari indwara, ntindaziyoboye ko ari Yezu ari umuti. Kuvuga ngo abantu barajya guhabwa Yezu ngo abanduze se. Ariko Sekibi kuko ari we yaje kurwanya, irimo kurwana nawe, ubu nyine ni ibyo ngibyo, ibyo byemezo yarabifashe. Kandi bibangamira abantu benshi cyane, bisenya ukwemera ku buryo bukomeye. Yahagurukiye rero abantu muri rusange, ihagurukira kiliziya ku buryo bwihariye. Nkuko tubizi Sekibi iyiteye ikoresha amayeri cyangwa igakoresha igitugu, nizo ntwaro zayo zibanze. Muri urwo rugamba rero nabo hari abo yabeshyaga ikoresheje amayeri ikabira bafashe, hari n'abandi yakoreshaga igitugu. Ibyo byose icyo ni akayunguruzo, mwumve ko ari ahantu nyine unyura bakaguha icyemezo cy'uko wanyuze aho hantu wahasohotse. Noneho ugasohoka aho hantu nyine ufite uburenganzira bw'abahasohotse. Ubu rero abantu ubu ngubu twabishaka tutabishaka baciyemo ibice bibiri. Sekibi yatugabanyijemo ibice bibiri: abanyuze muri ako kayunguruzo n'abatarahanyura. Wasohotse nyine nkuko nabivuze, yibwiye ko abonye ubwigenge bwe, tungubu ngewe ati natewe inshinge zose ngomba guterwa, ati nshobora kujya aho nshaka hose. Ariko akiyibagiza ko ibyo yatewe atazi ibyo ari byo. Uwabimuteye niwe uzi icyo yamushyizemo n'icyo azabimaza. Mu yandi magambo, umuntu nyine ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu ndavuga Sekibi hari amasezerano mwagiranye, kuko ntari bukubangamire, ariko nawe nyine ibyo yagusabye wabikoze. Abo ngabo rero mu by'ukuri bahita nyine bacakara nyuma yo kunyura aho ngaho. Bacakara. Niba ushaka kuvuga ngo impamvu ni iyi, nuko niba hari ugize urwo rushinge, niba hari ugize icyo rumutwara, nta n'umuntu ubyitaho, arapfa bahambe nk'ikimoyo.
nkuko nyine n'abacakara kera byagendaga. Abacakara nyine abacakara abanyarwanda abenshi ntibazi umucakara icyo ari cyo. Umucakara ntabwo ari kimwe n'umugaragu. Oya, umugaragu yaba afite uburenganzira atahiwe, ntabwo ashobora kuvuga ngo uramwishe cyangwa. Ariko umucakara mbese mu myaka ya kera yari nk'itungo ryawe, ukaba wamwicira igihe ushakiye ukamukorera icyo ushaka, nta burenganzira namba yabaga afite. None rero umuntu nawe watewe urwo rushinge nirumuhitana ntaho azarega, nta muzabivuga. Nuko birimo gukorwa, ntugupfa gicakara. Umuntu nyine yibwira ati hari uburenganzira nagize. Noneho ku rundi ruhande uvuze uti ngewe ndemera ibyo mu mwanga ko mu nyima no mbese kuba imfungwa. Imfungwa, iryo jambo niryo. Imfungwa nayo hari uburenganzira idafite. Imfungwa ntifite uburenganzira bwo kujya ku kazi. Ni ukuvuga hari abantu banza gukingirwa, kandi mu bihugu binyuranye nako guterwa izo nshinge babirukana ku kazi iyo baka uburenganzira bwabo rwose mu bihugu byinshi, kandi ntawe ashobora kureka. No muri bya bindi rwose abantu barataga ko ari ibihugu byateye imbere muri demokarasi, ngo reka iyo demokarasi yararangiye. Umuntu arirukanwa ku kazi akagenda nta n'icyo avuze. Hano si imfungwa zifite uburenganzira bwo kujya gukora ku kazi, ikagira uburenganzira nk'ubw'abandi. Oya, iyo mfungwa ishobora nayo kugirirwa nabi, kubera ko ntawe uzajya kurega. Si wowe wakoze amakosa se? None se uri bagufunze nta makosa wakoze? Ushobora rero no kugirirwa nabi. Imfungwa nyine nta kindi kizavugwa. Ubu rero muri rusange abantu nyine batuye isi barimo ibyo bice bibiri. Bamwe barafunze, abandi bitwa ko bafunguye, ariko mu by'ukuri baragizwe abacakara batabizi. Na sekibi. Noneho hari igice cya gatatu kirimo hagati cy'abantu bavuze bati ngewe ako kayunguruzo sinzagacamo, ariko nzurira urukuta ngwe hanze. Abo ngabo nababigenje gute? Nabagiye babona icyemezo cy'uko yatewe izo nshinge kandi nazo yatewe. Abo nabo ushobora wenda kubasanga mu bihugu byose, kuko ntaho amanyanga ataba. Abo ngabo rero si abacakara, kuko nta munyururu bagendana, ahubwo ni imfungwa zatorotse gereza. Umva rero nabo igihe nikigera bazagaruka nyine muri gereza. Ibyo rero mu by'ukuri ni ibintu ushobora gufungura amaso ugasanga nuko biteye. Tugomba rero kurekeraho gucirana urubanza ngo bari ibi n'ibi, ngo bari bararwanya ibi n'ibi. Umwanzi wacu ni umwe, ni sekibi, kandi bibi yarabikoze turabibona. None se ubu ngubu abantu bagiye baterwa ibyo bintu ku ngufu, ntabwo uburenganzira, ntabwo bahohotewe. Abantu se bafunzwe bakirukanwa ku kazi bakagira gute ngo ntibatewe ibyo bintu. Abo bantu ntabwo bahohotewe. Bahohotewe se nande? Ni sekibi. Nta wundi. Niyo mpamvu twese tugomba kumuhagurukira tukamurwanya, kandi niba tutabikoze kandi ngo tubikorere hamwe, azongera akora ibindi kandi byinshi. Kuko nuriya uvuga ati ngewe ndi umucakara naracitse nibura ndatembera n'iki, urabona nyine umucakara shobuja igihe cyose yaguhamagarira araguhamagara kongera akagukoraho ibindi ashaka.
kirango nyine ivyo birazwi ko hari aramaze guterwa inshinge ebyiri bati ntibihagije turakongera mu rwa gatatu hari nabo bari batangiye gutera urwa kane urumva niwe wafata icyemezo uwo mushebuja niwe ufata icyemezo ko umunyururu wawe uhagije cyangwa udahagije akongera agakaza. Ibi rero tugezemo birakomeye, tugomba kurwana urugamba nk'abakristo. Yezu Kristo ugira uti uko nyine tubisanga muri Luka umutwe wa 21, Ivanjira mutagatifu Luka, Ivanjira ya Yezu Kristo umutwe wa 21 umurongo wa 28. Nyuma yo kuvuga ibintu byinshi bizaba, ati hazaba n'ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, naho kwisa amahanga azakuka umutima kubera urusaku rw'inyanja n'imivumba yayo. Abantu bazicwa n'ubwoba, bahagarika imitima bitewe n'amakuba azaba yadutse munsi, kuko ibikomere byo mu ijuru bizahungabana. Nibwo rero bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ububasha n'ikuzo ryinshi. Ibyo byose nibitangira kuba, muzubura umutwe mukomere, kuko urukorwe bwanyu buzaba bwegereje. Muzubura umutwe mukomere, kuko urukorwe bwanyu buzaba bwegereje. Kubura umutwe no gukomera, guhanza amaso Yesu, muri ibyo nicyo abakristo tugomba gukora. Tukirinda abantu bagenda baca abandi n'ibice. Umuntu wese warenganyijwe kuri twe tugomba kumutwara ku mutima. Vuze umuntu niyatewe ziriya nshinge ngo ntafite uburenganzira bwo gukora iki. Urumva ijuru ntirishobora gukora gutyo. Ntabwo Imana Data yakora atyo, ntabwo Yezu Kristo yakora atyo, ntabwo Roho Mutagatifu yakora atyo. Mubyeyi Bikira Mariya dufashe rero twese dutabare mu izina rya Nyagasani Yezu, kugira ngo turusheho kurwana urugamba koko duhagaze aho Yezu Kristo ashaka ko duhagarara, mu izina rye nta n'ahandi. Kubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.